nongeye kubaha ikaze kuri Sine Wacu TV, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza imigisha iva ku Mana. Mbese muri amahoro, murakomeye. Rero ni karibu tuganire nk'uko nsanzwe baganiriza, ariko muri no minsi nabonye mutari kunkurikirana. Niba ntari kubaha ibintu byiza, niba bimeze bite simbizi, mwagerageje mukankurikirana koko yo murebye ibiganiro byanjye bintera courage, bigatuma ntekereza neza ibintu ngomba kubaha. Uyu munsi rero abantu abagabo bamaze iminsi banyandikira bambwira ngo nivuge ku kintu umva kinteye isoni, nkavuga si iki kintu zakivuga gute, ariko uyu munsi ndumva isoni zashize. Mbega abagabo bamaze iminsi banyandikira bambwira ngo uramenye duhwitura abagore n'abakobwa, kuko abagore n'abakobwa muri ino minsi rwose turimo turasanga ngo nta kiri mu bwonko. Niba mu bwonko rero aho bavuze no mu bwonko hari aho bihurira simbizi. Abantu barambwiye barenze umwe, baravuga ngo abakobwa nyine n'abagore ntibakigira ngo umuco wa Kinyarwanda. Umuco wa Kinyarwanda ngo wabayeho kuva kera, kuko guca imyeyo cyangwa gukuna. Noneho sine ndasaze. Ayiwe basigaye ngo bagenda bagasanga ngo nta kintu kiriho, bambaye ubusa buri ngo ni nk'uduhinja. Baravuga ati wowe gacwa we, ko tujya tubona ugira abantu inama, kandi inama zawe ko ari nziza tukazikurikirana. Ati watuganirije abakobwa n'abagore ukababwira ko uriya muco wa Kinyarwanda ari ufite icyo uvuze, ufite n'icyo umaze mu buzima. Nuko nkajya mvuga nti nzabivuga, ariko nabitekereza nkumva binteye ubwoba, nkumva binteye isoni, nkumva ibintu nyine bijyanye n'imyanya y'ibanga, ntabwo ari ibintu biri aho ngaho nyine umuntu ahita yisukira ngo apfe kuvuga. Ariko uno munsi nagize gutya ndya urusenda. Ndya urusenda ndavuga nti ngiye kubivuga, igishaka cye umuntu uri bunseke cyangwa akambureyiminga ibyo biramureba. Ngomba gutumikira abakiriya banjye cyangwa inshuti zanjye. Buriya iyo munkurikira muba muri abakiriya banjye, kandi burya nyine abakiriya ni abami, muba mugomba kureba uko wabaha ibyo bifuza, nubwo biba bigoranye uragerageza. Ubwo rero uburyo ngiye kubibaganirizamo, ubundi biriya bintu ntabwo twebwe tuzi aho byaturutse, ariko nkurikije nuko nagiye nganira n'abantu bakuru, bavuze ko ngo ari umuco w'abantu ba kera, kuko abakera ntabwo bambaraga imyambaro. Twebwe twavutse dusanga abantu bambara, ariko ngo hari imyaka yabayeho abanyarwanda batagira imyenda yo kwambara, bambara iki? Ubusa. None rero ngo abadamu babyaye, iyo babyaraga hari ukuntu abadamu babyara bakagira imbeho, bagira imbeho bakabajyana ku muriro kota. Kuko icyo gihe botaga imiriro. Uyu minsi bo sinzi niba bacyota, reka twe turabasirimu ntabwo twota, sibyo? Ariko abakera bajyaga kota, ugasanga rero umuntu wabyaye nta mwenda afite wo kwambara yagiye kota. Reba uwo muntu nyine ukuntu nawe ameze, ubijyaye vuba, ahantu hatari hegerana ngo hisugane umubiri wongere wiyubake, ngo habaga hareba nabi cyane. Ubwo rero biga uriya muco kugira ngo ube umwambaro wo gutwikira ubwo bwambure. Ubundi mu Kinyarwanda cyiza babyita imishanana. Nuko rero ngo bagakora icyo gikorwa, ariko bagitozaga abana kugira ngo kamemo abana b'imyaka guhera ku myaka 12 kuzamura, nyine batangiye kuba bangavu, kugira ngo azagere icyo gihe cyo kuba umudamu. Cyane ko abakera banashakaga ngo ari batoya, imyaka 15 14, ngo wasangaga umuntu ari umugore mu rugo, aho twebwe umuntu asigaye agera muri 40 atari yabona na sheri. Byarakomeye, ibintu byarakomeye. Nimugire ngo ni imyaka, ni ibiryo byahenze gusa, n'abagabo barabuze. Nuko ubwo rero bakayibatoza, bakababwira uko bagomba kubigenza, bakagira n'ibyo bifashisha.
ntari buvugira aha ngaha, ababishaka bazaca mu gikari bambaze tuganire. Abafite abana bakiri batoya cyangwa se abadamu batigeze bakora icyo gikorwa, bigaragara yuko umuntu mukuru utarigeze abikora, atarigeze agira amahirwe kugira nyirasenge, nyina wabo, mama we ngo amuganirize, cyangwa se abagize ibyago bagakura ari imfubyi ntibamenye ayo mabanga. Amahirwe arahari, mbahaye icyizere gitubutse yuko ibyo bintu bikunda. Iyo wabishyizeho umwete ukabikora biremera. Ubwo rero abantu bari bumve ibyo bintu babikeneye baraza guca mu gikari bambwire, kuko ntabwo ndi bubivugira aha ngaha uko byagendaga. Nuko rero ngo abo bana bakabikora, nuko iyo myambaro ikaboneka, iyo mishanana. Noneho rero iyo umuntu yabaga afite iyo mishanana, iyo myambaro y'ababyeyi, yabaga yarabyaye akajya kota, ngo uwo mwenda waramanuka ukorosaho ku buryo umuntu atareba mu nda. Ariko mana we, yewe ndinjirwa koko. Mbafite isoni koko. Nuko ubwo rero umuco naho ngo waturutse, naho nabashe, nayo makuru mfite, simbizi niba yizewe, niba namwe hari ayandi mundusha muze kumbwira nyine kungurana inama. Aha ngaha ntabwo mba naje kwigisha nka profeseri cyangwa se mwarimu, mba naje ngo tuganire, tungurane ibitekerezo ku byo umuntu afite. Mujye muri komanteri muvuga ati ntago ari uko byari bigombaga kugira gutya, cyangwa muce mu gikari kwa kundi mujya mubigenza. Ariko naho ngaho ngo umuco wavuye. Umuco rero urasigasirwa, urakomeza no kugera ku gihe twambaye. Biza kugaragara rero yuko ngo uwo mwambaro ndetse n'agabo ngo cyukunda. Uwo mwambaro w'ababyeyi ngo abagabo bawukunda kubi, bari ukuntu babona ngo umubyeyi wambaye cyangwa umukobwa wambaye ngo asa neza. Ubwo rero ngo muri ino minsi karabaye ngo abakobwa bataye umuco, cyangwa abagore ntabwo bakimenya iryo banga ryo guca imyeyo cyangwa gukuna, ngo bambara uwo mwambaro wa kibyeyi. Baravuga ati wowe gacukwa we, sine wacu ati buriya turakwizera, kandi buriya rero bazanga munyizera, nanjye nta kintu mfite. Ariko ntacyo, ubwo mwanyizeye nimukomeze munyizereremo, ntacyo bitwaye rwose, nanjye icyizere ndakibahaye. Ubwo rero n'abakobwa mureke gusebya ababyeyi, mureke gusebya umuco w'igihugu. Hari abantu muganira bakakubwira ati ngewe, hari abantu twagiye tuganira b'abakobwa, akakubwira ati twebwe idini ryacu ntiribyemera, ati ni nko kwiyongerera umubiri. Tugasanga kandi Imana ntikunda kwiyongerera umubiri. Ubwo so ngo wamufasha iki da? Cyakora kinama namugira no kuzashaka uwo bahuje idini kugira ngo bazumve bahuje n'imyumvire, kuko nashaka uwo badahuje idini agashaka umuntu ukeneye iyo myambaro agasanga ntayo yambaye, ni hahandi nyine urugo ruzatangira kuzamo amakimbirane. Ariko ahandi ugasanga abana bakuze bataganirizwa. Ubundi kera niyo umubyeyi wawe atatinyukaga kukubwira ibyo bintu, kuko ababyeyi bo hambere bagiraga n'isoni, yakoherezaga kwa nyogosenge cyangwa kwa nyoko wanyu, cyangwa yabona abandi bana bari mu rungano rwawe bashobora kuba bazi ibyo bintu, akakubwira ati mujye guca ubusuna bwo kuboha imisambi, mujye gutashya inkwi. Ubwo yagushumaraga ngo jyana n'abandi bana, nta kindi yabaga akubwiye. None rero ubu ntabwo batashya inkwi, ntibaca ubusuna ngo bajye kuboha imisambi. Ahantu se bahurira he? Ni hehe? Ni ku ishuri. Rero ku ishuri sinzi niba bahura nabo bagenzi ba, hari bagenzi babo babazi yenda ayo mabanga bayababwira, simbizi. Ikigaragara nuko ngo muri no minsi usanga ngo umugore cyangwa umukobwa w'iyi minsi, ngo si bose ariko ngo abenshi, ngo usanga ari utubebe, ngo nta mpinduka, nta mwambaro uriho, ngo bikagaragara nabi, kandi ngo biriya bintu rwose ngo abagabo babikunda kubi. None rero ndatumitse ngo intumwa ntiyicwa. Intumwa ntiyicwa, muramenye ntimuze kujya muri komanteri ngo mutangire mu ntera amabuye ngo ibintu wavuze ni ibiki. Natumitse ngewe barantumiye,
barantumye none natumitse. Rero mw'abantu mwe, umuco buriya umuco ni ikintu gikomeye cyane. Buri gihugu cyose kigira umuco, ahari menya uwo muco ari abanyarwanda bawufite n'abarundi, ahari niko ntekereza. Ariko abandi usanga uwo muco batawugira, ahubwo hari aho usanga mu bindi bihugu ahubwo n'uturiho badukataho. Kubera iki? Imico yabo. Ubwo rero niyo umuco wacu wa kinyarwanda utwemerera gukora icyo kintu, kandi icyo kintu kikaba ntacyo gitwaye. Hakaba hari n'abantu bagikunze, gifite n'icyo kibamariye bitewe n'icyo yenda kibongerera mu bijyanye n'amarangamutima, mu bijyanye n'uburyo bakwishimiramo. Numva ubikoze nta kintu byaba bitwaye n'ukuri, ntacyo waba wangije, ntacyo waba wangije. Rero Adamu mutabifite, ntimucike intege, ntimugire n'ubwa ngo mwagushije ishyano ngo byararangiye. Oya, yego burya nyine urabona ngo igiti kigororwa kikiri gitoya, iyo kigoroye cyakuze hari igihe kivunika. Ariko ntibyakubuza kukigorora. Ariko bana we, ubwo rero bantu mushaka gukora icyo gikorwa mwanyandikira tukaza kubiganiraho, kuko ngewe ntago naza aha ngaha ngo mbabwire ngo byagenda gutya ngo bigakorwa gutya. Oya, hari n'ababyumva batabigenewe kandi bitagize n'icyo byabamarira. Icyiza abo bigenewe ubutumwa nabo bahaye ibyo bantumye, y'abagabo bantumye cyangwa abasore banyandikiye bakambwira bati rwose duhanira abakobwa n'abagore. Hari abantu usanga batambaye uriya mwambaro wa kibyeyi, kandi uriya mwambaro atubera ababyeyi kubi. Urumva? Ubwo rero muce mu gikari munyandikire, babwire ahantu muri bujye barangira umuganga rwose abakoreho ryake. Maze mwambare umwambaro muberwe, mushananike nk'ababyeyi. Buri umushanano ubera ababyeyi. Umubyeyi wambaye umushanano rwose buriya aba afite icyubahiro gikomeye. Aba yambaye yikwije, batandukanye n'uwashyizemo mini. Ayiwe bana we, umva ngayo nguko rero, ngayo nguko. Nizere ko mugiye kubyumva kandi mukabyumvira mukabikora, kugira ngo nyine batazongera kubacishamo ijisho. Abagabo b'abanyarwanda bakomera ku muco wa kinyarwanda, bawukomeraho cyane rwose. Ubwo rero yakubitanye nawe akumva uravuga ikinyarwanda, ukavuga ko wavukiye mu Rwanda, yangiza agasanga uwo mwambaro utawufite, aribaza ati uyu muntu. Hari n'abavuga ngo ni ibicucu, nyine agahita atangira akakurira mu bwonko, kandi icyo si cyo kigaragaza ko ufite ubwenge cyangwa se utabufite, ahubwo gishobora gutuma na bwa bwenge bwawe ufite buta agaciro. Rero yitesha agaciro ubwenge bwawe n'ubuhanga bwawe Imana yaguhaye kubera ako kantu kari simple. Gerageza nawe, gerageza. Niba utabikunze nabwo nta tegeko ribiguhanira, si itegeko. Ariko niba wumva byakugirira umumaro, bibyaza umusaruro. Murakoze rero kuntega amatwi no kumpa amaso no gukurikirana ibiganiro byanjye no kubikunda. Nizere ko murimo gukora subscribe, mugakora share, mukandika komanteri, kugira ngo mujye ese undi kuki mutajya mumbwira ikindi kintu nababuganiriza. Mujye mumbwira, ariko mujye mubimbwira muri komanteri, apana mu gikari. Mu gikari hari igihe nyine n'abandi baba bafite amatsiko yo kumenya ibyo mukeneye. Rero murakoze cyane, ndabakunda, Imana ikandusha. Bye.